posting. It's a can be. Why do you fight the fight if you come here? Why are you posting? It's a can be. Why do you fight the fight if you come here? ibintu by'ubutinganyi n'abatumye bivugwa cyane ejo bundi ko agacarenje n'umutipe umufashe ku bitugu bukuntu byagenze. yego Nari ndi Nyanza kumva yego ndi Nyanza mujya kurya muri restaurant ahantu kumva habura mu mpungaza kunseriva yego ari kunseriva arambwira ngo arashaka muha ifoto ndamubwira arashaka ngo ifoto urashaka kwamamara ati nyine abantu bambone ngo no nkwereka ikintu kiratuma abantu bakumenya Tuja kwamamara bamwicaje mu maguru yanjye ngajya mukora ati igire gutyo nyine uramamara pe nuko byagenze nuko byagenze pe nta nubwo umuzi wapi ni kuri abana naramuteje ni wabo ngo n'ubutinganyi kandi arengana nese uramuninga ntago uzi ukuntu yitwa wapi yewe kuko nabonye no kuri Twitter bavuga bati ese koko twabanaga n'uyu muhungu ari umutinganyi tutabizi iyo ndi gukora sex ni apana kwisohoreraho ni itumaho ahora kabishe yama ufite ikibazo ngwiki yama wabaye ya ndebera yumvaje umuntu yama wararwaye imana yama ufite igihe kibazo nayumvaje umuntu ya ndebe bari muniga uko nibere mwa muntu bigira ndebe nga muntu bigira ndebe so byagenze bite turi kumbwira ngo ndabure ndarabura ntabikuye mu makode ndikura mu makode ndikubikura basi yasubizamo nimba araho bigeze reka nyagire abahungu baravuga koko ndamufite uzavugisha amangambure barambwira ati tubwize ukuri ko twari turi ababyeyi bawe kuri wa mukobwa mwararyamanye ndababwira ati hoya ntabwo twigeze turyamana umunani wanjye arambwira ati hari ahantu ati iyo myaka uzaza narashaje byanze aguha umunani ariko ufunze yego arabwira ati umunani we nguguhaye hariya bari nabireba umubyeyi wawe n'abashiki bawe bareba none se bareba kandi we wari ufunze byagenze gute ngo baje kunsura muri gereza wari ufungiye igihe cyarageze bagutwara he bamvanye aho ngaho ku karere banjyana ahandi hantu bita Imurambi ku rukiko rukuru ngo bahite bamanukana
ahantu bita mu Miyove muri gereza nkora nyine apanagira mbo urumva umubyeyi we niba akurikiranye ibintu yabuza nguhe nk'urugero nka Preskid nkuko nafunze yego wenda ababyeyi be bakabona ukuntu hanze bimeze bakabona ati uyu muntu icyizere kigashira atarafunzwe birarangiye noneho bo bakaza bavuga ati bakashobora gusura bakumvisha bakwihanganisha bakubwira ukuntu batazajya bakugeraho vuba bigoye ubushobozi ibintu bitwaye amafaranga menshi bakumvisha ibyo bintu tujye wihangana bakugira inama nyine nk'umuntu ugiye gufungwa mutazajya mubonana igihe cyose ushaka arambwira ati ariko hari ahantu utazafunga ugasanga abakuru bawe cyangwa barakuriye hari ahantu hameze gutya nahawe babyumve nahawe nusanga naritabye Imana kuko iyo witabye Imana muri gereza ndakeka ntago yago bakwemera kuza kumushyingura biragoye sinzi niba ibyo bintu bibaho byo kujya gushyingura umubyeyi wawe ufunze oya ntago bibaho abenshi barapfa rwose bagashyingurwa n'abandi wowe ukazamenya inkuru nyuma ubwo nanjye nasubiye hehe nasubiye muri gereza bamaze kumva bacitse intege famiye yacitse intege ni wowe wenyine nibo bari kuguha imbaraga ikavuga ati bro bakavuga ati ihangane tugiye kubikurikirana bizarangira none hajemo case ya sida gutera inda gufata ku ngufu ibintu nk'ibyo nahise ngenda muri gereza ndiheba ndavuga ati aho mu Miyove barakumanura oya ntago wese bamanura ndiheba nibwo nahise nahise umusatsi mbwira umuntu ko dufunganya ati nyogosha aranyogosha nkuraho umusazi n'urwembe nkuraho umusatsi ndavuga ati ndiyakira nati ngiye gucomoka nyine dagiye kurya uburoke nk'abandi harimo umusaza ndawufungiye akajya ambwira ati mwana urabona tuzagende wige kubaza uzaveyo ati mu myaka nari mfite twabaraga ko nawe mfite imyaka 42 uvuyeyo yirangije 25 kandi hariho n'ibindi byo niba wateye umuntu dukamwadoza sida ni ibindi na burundu yaza mbo hahita hagiraho umunsi wo kujya kuburana kwese tujya kuburana nyine mbo noneho mbere yuko njya kuburana haje kujya kuvugana n'umushinjacyaha ubwo ariko bakagusubiza inyuma gatoya wari ufite imyaka ingahe niba ubyibuka ufungwa hari imyaka iciye n'ejo bundi ari 2020 2019 n'ejo bundi kabisa zikari vuba n'ejo bundi ibyo n'ejo bundi kabisa mbo ukurikirana inkuru ugende nyibutsa noneho ujya kubona n'umushinjacyaha umwitaba mbere ndagenda arambaza warabikoze oya arambwira ati ngo waramuziritse ngo umushyira ibintu ngo mu kanwa ngo umuzirika amaguru ndamubaza ati ariko kuri umumama ni gute waryamana n'umuntu wamuziritse amaguru ni gute wasoma umuntu washyize ibintu mu kanwa nawe bimubera ihurizo aravuga ati ariko nubwo wenda turi kuvuga bino bintu ntabwo twari twamenya igisubizo cyavuye Kacyiru reka dutegereze ni wowe nta n'umuntu muraza bubora dugushinza ibirava Kacyiru nibyo biraza kugushinza reka dutegereze konexize turaza kuguhamagara tukumenyeshe ibyavuye Kacyiru umupolisi wari unsubije hano nabifungiye arambwira ati arakubeshya tuzi impamvu ati nukugira ngo utirukanka ngo nkurase urafunzwe baragiye kuza kugutora bakubarukana no kugira ngo utatugora atangira kumbwira ibyo bintu umvina atangiye kukubwira uwo muntu yarakugariye icyizere bati wenda hari igihe basanga ari hoya ariko akubwira ati kukubeshya ndabizi ese numva nyine niyanze tu ndamubwira ati shuwa nanga kugenda ndahagarara ndamubaza ati shuwa ari kumbeshya ati reka njye kumubaza niba ari kumbeshya ahita mfata arambwira ati tugende dore pandagare ahita nyereka pandagare yari irimo yinjira tiranije kujyana baninjiye hehe muri gereza nari mfungiye iyo gereza nayo imeze nka gereza ni nk'ari Nyamirambo haba harimo abantu benshi cyane nayifite keci yanjye itanyigurisha yangere muri gereza afite ibiceri ngurisha ibintu nari mfite by'ibanze sigarana inkweto imwe ifunguye n'umupira umwe
n'ipantaro nari nambaye ndicara ndatuza haciyeho nk'isaha ndikubona mbona wa mugore wambwinga araza kumbwira azanye ibipapuro n'abapolisi ati byanze bikunze ubwo baramanukanye barambwira ati uwo rizabwira Florien urafunguwe hari ibintu utakiyumvisha ati umuntu ari kunyinisha nanga gusohoka ngo ntahe arambwira turafunguwe ati abantu barimo turafunguye peti iyo ndi gukora sex ni apana kwisohoreraho ni itumaho nawe urakabije yama ufite ikibazo ngwiki yama wabaye yadefera yumvaje umuntu yama wararwaye imana yama ufite ikihe kibazo nayumvaje umuntu yadefera bani umuniga uzi ukuntu ibiremwa muntu bigira depo ibiremwa muntu bigira depo si byagenze bite iyo ndi gukora sex ni apana kwisohoreraho ni itumaho nawe urakabije yama ufite ikibazo ngwiki yama wabaye yadefera yumvaje umuntu yama wararwaye imana yama ufite ikihe kibazo nayumvaje umuntu yadefera bani umuniga uzi ukuntu ibiremwa muntu bigira depo ibiremwa muntu bigira depo si byagenze bite turi kumbwira ngo ndabure ndarabura ntabikuye mu makode kura mu makode ndi kubikura mu makode basi yasubizamo nimba ari aho bigeze reka nyagire abahungu baravuga koko ndamufite uzavugisha amangambure